Alo, ko nari nyobeje amafaranga 80,000 kuri telefone yawe, so witwa Fred? Ni jyewe. Umva nyine nohereje umuntu amafaranga, mukuru wanjye uri kwiga i Nyagatare yahita yakuyoberaho nyine. Hajya ngo wari unyobereje ahangahe? Umva sha mwana, ni 80,000 mani. Sha rero uko ubigenza basi urafatamo igihembo c'20,000. Nari nshaka kugira ngo nje gufungisha nuza simukadi yawe, ariko mbona atari ngombwa. Umva nyine ubwo buriya ngira imibare nakanda yakurebeye nyine ndebe niba gangize. Ngambwira rero iyo mibare vuba nyikande vuba nigere mu kazi kanjye. Yego. Wewe neza imemero wawe ameze neza Fred we. Sasa rero umva mubyeyi, sibyo watetse imitwe ariko nyine wirengagije akazi nkora, sibyo ambo mbere yuko ngufata ndagusangira wanyu ndagukubita akabuno karatukura. Ubwari igipolisi ndobona kinaje kunjyanara kandi kiracana ndami kino kigiraga sha sinjiri burote ngezeyo ni inguru ndende ndakurahiye uramujamana aranyica ndakurahiye. Bite mani gute mwarakura n'ubu urimo kugenda wivugisha shamanisha ari buye n'ikibazo mani kidasanzwe mani. Bigenze gute umva se nzakore bya bintu kuri telefone nyine kuko hari igihe umuntu nyine ajya kuri telefone ugahimba nimero nyine ushaka haba byitangwe kinyibutsa gucencinga nyine kugira umuntu umugura amafaranga. Kagira inkuru rero mbwiye ndabikoze rero uwo mbikore. Wewe neza imemero wawe ameze kubita guca avuga ati mana yanje shama wala mukapona umugome mana none ari byo cyamfashe guca kimfashe guca kirazamura guca kubita amavi mani ndangiro ngiro mani vuba mani turi bujyane hariya twikarage homo ugenda kwereka kuntu turabigenda ikibwana ndakiguha mani cyana by'iminsi bisigaye byanga gukora byangiza ngo bishaka kwita nzi yuko raga kwisi ajya kunda kwicara hano abana ari kumubona yagiye ko biri kose ubura abari kumwe. umva ahantu ugiye kwigisha uko tubona mwa ari mu shamba genze kane mwa we nugira ikibazo nakira wikanze mani bigenze gute nakira kumva mani ntabwo ni nko kucyumva. Wewe neza tijye kibazo kwirukana ariko tugakubita umuntu aho mani twanamukubita mani ariko mani bande se nibo batamukubitaga bishatse kuza kunubura ngiye shamwa muri mu bici mwa urimo kuza kunyuraho mani nyine ese byagenze gute wowe kutarimo kuvuga ukuntu byagenze uri umusazi sha uri umusazi nagutera urumva nagutera ahubwo ndeko niko wowe urafata naje ahubwo ndekura kwanza ako wowe kibazo ni kwanza ndekura nanjye ndekura usicyoni cyose usicyoni cyo banze ndekure noneho ngururekure ugiye kukimenyeshwa ni ariko sha umuntu utari urushura muzi siko ndi uwa mbere muri genge wowe urabizi ubwo se icyondi cyurakiza ninzana kimenye niyo muna kurana na kira gisambu nawe vayo kurimo kumfata ariko bosha mugenda mwigira ngo muri
urahaguruka wona ndahita nkurasa Binyoni kubita uwo musenzi. ayi ubundi wose rero basana nambwiye ngo akuzane ngo wereza akazi ariko nyine boss ngiye tunangana nawe urabizi mani ngiye ndambaraga mani n'inzara nyine kubera iki warushatse kunyira cyane inzara mwana n'inzara mwana iyo uza singa wereza ibiryo wari wabi boss sinabimenye boss kubera none ngiye kubafunga kubera amaze tugenda byavuga mbere tugenda haguruka ni we haguruka ninda batwara